Hello, my people. This is Eri Itaiwacu again. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kwikorera indirimbo cyangwa se uburyo ushobora gukora indirimbo ukoresheje AI, ukoresheje Artificial Intelligence. Ubu ni uburyo bwiza ushobora gukoramo indirimbo itagira copyright. Ni ukuvuga ngo iyo ukoze igihangano kiba ari icyawe, igihangano cyo muri Artificial Intelligence tugiye kubereka ikurikira kiba ari icyawe. Aha ngaha rero tugiye gukoresha application cyangwa se tugiye gukoresha application yitwa Suno. Tugiye gukoresha AI bita Suno niyo ibidukorera cyane. Nka kwibutsa gukora subscribe kuri Eri Itaiwacu official channel yanyu, nimutuzamure natwe dukomeze tubagezeho ibintu byiza cyane by'umwimerere. Uyu munsi twaje kubereka rero ni buryo ki ushobora kuba wakikorera indirimbo mu buryo bworoshye, mu buryo bwiza, indirimbo iryoshye, indirimbo ushobora gutura umukunzi wawe, indirimbo ushobora gushyira ahantu aho ariho hose, indirimbo ushobora gutura famiye yawe. Nuko rero twaje ahanga kuri search engine yacu, ushobora guca kuri Google, kuri bafite mudasobwa ushobora guca kuri Microsoft Edge ukandikamo ijambo Suno. Ijambo Suno then warangiza ugaklika search kugira ngo ugereyo neza kuri Suno. Murabona twagezeho Suno yacu. Urakanda ahangaha kuri suggestion ya mbere, niho urakanda yes. Keep waiting. Urakanda kuri suggestion ya mbere. Urabona ko harimo ama suggestion menshi, ukanda kuri suggestion ya mbere. Iyo udasanzwe ufitemo account ukora log in, ukora sign up then ugakora log in. Murabona ko twebwe twageze kuri dashboard yacu, ya Suno, aho tugiye gukorera indirimbo yacu. So sorry. Harimo akabazo ka internet, gusa karaje gakemuke. Murabona ko none twageze kuri dashboard yacu. Murahabona turahari neza cyane kuri Suno AI. Sasa rero murabona ahangaha kuri menu, dufitemo ibintu byinshi. Turafiteho home, dufiteho create, dufiteho library, dufiteho explore, dufiteho search. Dufite naho ushobora kwinvitingira aba friends bawe. Ni ibintu byinshi cyane dufite ahangaha kuri dashboard yacu. Dutegereze internet ho gatoya kugira ngo ize dukomeze dukore indirimbo yacu ku buryo turayikora ikaza iryoshye cyane, iryoheye gutwi, indirimbo watura umukunzi wawe, indirimbo wajya wumva ubwawe, indirimbo watura umuryango wawe, indirimbo ushobora gukoresha urimo kwamamaza company yawe, indirimbo ushobora gukoresha urimo kuvuga ku bintu bitandukanye, ushobora kuyikora urimo kuvuga kuri story yawe cyangwa se ku mateka yakuranze. Murumva ni ibintu byiza cyane kuba ufite skills zo kuba wakikorera indirimbo utagombye kujya muri studio, utagombye kujya gutakaza amafaranga muri studio, ahubwo ukicara iwawe ufite internet yawe ukikorera indirimbo ifite beat nziza. Ushobora kwikorera injyana ukunda cyane, ushobora gukora afrobeat, ushobora gukora techno, ushobora gukora pop, injyana yose ushaka ahangaha uyihitamo kandi bikagenda neza cyane. Dukomeze rero. Murabona ahangaha twaje dukanda kuri create, kuko tugiye creatinga indirimbo. Yes, murabona dufitemo option za mbere. Reka tubanze tubereke highlight yazo. Tujya kuri home, create, tujya library naho tuba twabitse indirimbo zacu cyangwa se izo twamaze gukora. Explore none igihe ugiye ku exploringa indirimbo abandi bakoze nabo bakoresheje this AI or this Suno. Then kuri search ugiye gusacinga indirimbo runaka ushaka kubona kuri iyi dashboard yawe ya AI, cyangwa se zimwe mu ndirimbo wakoze ushaka kubonamo.
dukomeze rero twihute twebwe ku cyatuzinduye. Twe icyo tugiye gukora ni ugucreatinga indirimbo. Ngiye kubereka buryo ki ushobora gucreatinga indirimbo yawe. Uwe making sure ko wakoze subscribe kuri eri itaha iwacu. Dukomeze twinjoying vibe, ni ibintu bikomeje kuza byiza kandi bishyashya, technology ndetse n'ibindi byose biri concerned, ibintu bijyanye n'udushya rwose ahangaha turabibagezaho tanu kwa tanu. Make sure that you subscribe to eri itaha iwacu. Murabona rero ahangaha tugeze aho wandika indirimbo yawe. Ahangaha niho ushyira amagambo, ahangaha niho wandika amagambo y'indirimbo yawe. Ahangaha ngiye kwifashisha indirimbo y'Imana. Kenshi abantu rero baba bazi ko izi AI zikoresha icyongereza gusa. Sasa nje kubereka yuko kuko bishoboka ko ushobora kwandika indirimbo y'Ikinyarwanda. Ushobora kwandika indirimbo y'Ikinyarwanda, indirimbo nziza cyane, indirimbo ushaka. Ubu ngubu ngiye kwandika indirimbo y'Imana. Ngiye gukoresha amagambo ari gospel. Ngiye gukoresha amagambo ari gospel n'indirimbo ngiye kugeneratinga irabiri ari gospel vibe, ari gospel song that I'm going to create right now. Nkabibutsa yuko ahangaha indirimbo yacu uyiha amagambo ushaka. Iyo ushatse uyigira instrumental means, ukayigira ku buryo nyine hatavu amagambo atumvikana, hakumvikana instruments such as guitar, such as trumpet, cyangwa se na drum, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mbese muri make ukumva melody y'indirimbo ariko utarimo kumva amagambo. Niho rero ukanda hara hejuru muri kubona handitse instrumental. Niho ukanda ushaka ko indirimbo yawe iza kumvikanamo instruments gusa, ntihumvikanemo amagambo. Twatangiye kwandika indirimbo yacu rero. Twatangiye kwandika indirimbo yacu. Nabwiye ngo tugiye kwandika amagambo ari gospel. Keep waiting. Indirimbo yacu tuyirangize muze kumva ukuntu indirimbo yacu iraba iryoshye. Ahangaha ndabwira ko nta kintu na considerinze cyane, ntabwo iyi ngiyi ari indirimbo nsanzwe mfite ikoze, ni amagambo ndimo kwimagina. Ndi kugira ngo mbumvishe buryo ki iyi AI ifite imbaraga zo kugukorera indirimbo bititaye ngo washyize ubuhanga muri progression. Ni uvuga ngo yo irabyikorera ikagukorera ibintu byiza cyane. Dukomeje kwandika indirimbo yacu. Nanditse amagambo ari gospel. Umugisha Uwiteka atanga uruta uw'ababyeyi, uruta n'uw'abakomeye. Iringire Uwiteka niwe uzagushoboza. Ni amagambo nk'ayo ngayo nakoresheje. Tugiye gukora indirimbo iryoheye amatwi. Tugiye gukora indirimbo nziza cyane. Nkabibutsa ko gukora indirimbo ari free, nta mafaranga ubyishyurira, ndetse kandi uba wemerewe gukora at least indirimbo 10 ku munsi. Murumva ko indirimbo 10 ni indirimbo nyinshi cyane. Izi ndirimbo kandi ukorera ahangaha kuri Suno cyangwa se kuri AI ntabwo bashobora kuzikuregeraho copyright, kuko iki ngiki aba ari igihangano cyawe, aba ari igihangano kiguturutsemo, aba ari ubutumwa bwawe. Nta hantu na hamwe bashobora kurega copyright. Nkakwibutsa ko kandi uramutse udashaka nko kwandika indirimbo ufite nk'ubute cyangwa se wumva udafite message, ahangaha ushobora kugeneratinga lyrics yanditse, cyangwa se ushobora kugeneratinga indirimbo means that ko AI ishobora kuguha igitekerezo hashingiwe kuri content y'indirimbo ushaka gukora. Make sure that you have subscribed to eri itaha iwacu. Kora subscribe kuri eri itaha iwacu, ukomeze udufashe, ukomeze duhe inspiration kugira ngo natwe dukomeze dukore ibintu byiza ndetse kandi bidufitiye akamaro, namwe bafitiye akamaro. This is a knowledge, this is a skill sharing. Ibi ngibi nawe wabimenya bikakugirira akamaro. Abibutsa ko izi ndirimbo ukora ahangaha kuri Suno cyangwa se kuri iyi AI ushobora kuzikoresha mu bintu bitandukanye. Ushobora kuzikoresha wamamaza company yawe, ushobora kuzikoresha ushobora kuyitura umuvandimwe wawe, ushobora kuyitura umukunzi wawe, ushobora kuyitura famiye yawe. Yes, ushobora nyine kwikora indirimbo under different purpose.
nk'uko nanjye ubu ngubu ni creating aka gospel song. Sasa rero murabona twenda kugera ku musozo twandika indirimbo yacu. Ni indirimbo twanditse random, nta kintu kirenze twagendeyeho, nta bintu bikaze twagendeyeho, just njye ni amagambo ntekereje none aha ngaha kugira ngo mbereke uburyo bikorwa gusa, no kugira ngo mbereke uburyo bikorwa, no kugira ngo mbereke uburyo bikorwamo. Aha ngaha ndimo ndabereka rero kuri instrumental. Aha ni ahantu ushobora gukoresha instrument gusa, amagambo atumvikanye. Sasa rero turi ku musozo w'indirimbo yacu. Keep waiting, mutegereze iyi video igira aho igera kugira ngo mubashe gukuramo ubumenyi bwose musabwa kugira ngo mubashe kubona hamwe mwakikorera indirimbo. Sasa rero murabona turimo tururangiza kwandika indirimbo yacu. Hasi muri kubona ahantu handitse style. Ahantu handitse style ni ukuvuga ngo ni ahantu wandika style ushaka ko indirimbo yawe iza kuza kuba irimo. Indirimbo yawe ishobora kuba muri style ya pop, ishobora kuba muri style ya reggae, ishobora kuba muri style ya country music. Ni styles zitandukanye cyane. Aha ngaha uhitamo style ushakamo ko indirimbo yawe iza kuba irimo. Murabona aha ngaha turimo turajya ku musozo, cyangwa se turimo turasatira umusozo wo kurangiza kwandika indirimbo yacu. Indirimbo yacu naha tuyigarukirije. Sasa rero nyuma yo kwandika indirimbo ujya guhitamo style, cyangwa se uburyo indirimbo yawe iraba ikinnyemo. Uburyo indirimbo yawe iraba ikinnyemo, I mean style, musical style. Aha ngaha rero twebwe twahisemo gukoresha iyo bita pop music. Twahisemo gukoresha pop ikombininze na rock style. Those are the style of music which is popular around the world, even in Africa, even in Europe, America and other continent. Iyi ni style ikunzwe cyane. Sasa rero hanga turaza creatinga na title y'indirimbo yacu. Nahise Iringirimana by Eri Itayiwacu. Murabizi ko ni njyewe, ni channel yanjye. Niyo mpamvu nyine mpisemo gukoresha iri zina. Then iyo urangije tukanda kuri create. Aha ngaho ukanda kuri create udatinze mu nzira. Indirimbo zacu muri kubona ko zirimo kwigeneratinga rwose. Ziza ari ebyiri, ugahitamo iyo ushaka bitewe n'uko zaje zikinitse, ziba zitandukanye. Sasa rero tugiye guhita dukina indirimbo yacu. Tugiye gukina indirimbo ya mbere. Muhite mwumva uburyo ki ifite beat iryoshye. Kora subscribe, komeza kwiga hamwe na Eri Itayiwacu official. Ibyiza biri imbere. Azagushigikira, bikore umutima wawe utuze, bikore wiheshe amahoro, uve ku bantu bahemuka. Irindire Imana izagushoboza muri byose. Yiringire ninjye mbabazi. Show us
umutima ibyiza biri imbere, ikore wiheshe amahoro, uve ku bantu bahemuka, iringire Imana izagushoboza muri byose, iringire n'inyembabazi, tuza umutima ibyiza biri imbere. umugisha Uwiteka atanga urutanu w'ababyeyi, urutanu w'abakomeye, iringire Uwiteka niwe bizagushoboka, uve ku bana b'abantu bahemuka umunsi ku munsi, iringire Uwiteka azagushyigikira, ikore umutima wawe utuze, bikore iheshe amahoro, uve ku bantu bahemuka, iringire Imana izagushoboza muri byose, iringire n'inyembabazi, tuza umutima ibyiza biri imbere. Iringire Uwiteka azagushyigikira, bikore umutima wawe utuze, bikore wiheshe amahoro, ube ku bantu bahemuka, iringire Imana izagushoboza muri byose, iringire n'inyembabazi, tuza umutima ibyiza biri imbere. Iringire Imana izagushoboza muri byose, iringire n'inyembabazi, tuza umutima ibyiza biri imbere. Iringire inyembabazi, tuza umutima ibyiza biri imbere, iringire inyembabazi, tuza umutima ibyiza biri imbere, iringire inyembabazi, tuza umutima ibyiza biri imbere, iringire n'inyembabazi, tuza umutima ibyiza biri imbere.